twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Tariki ya 16 Kamena ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umunsi w'umwana w'umunyafrika. Mu Rwanda uwo munsi twawujije ejo hashize tariki ya 18 Kamena. Ibyo byatumye dutekereza kuri bimwe mu bikorwa leta ikora byo guteza imbere ndetse no kuzamura uburenganzira ndetse n'uburezi bw'umwana. Zimwe muri izo gahunda ni gahunda y'urugo mbonezamikurire. Aha turi ni mu rugo mbonezamikurire rwa Mageragere. Tugiye kwinjiramo batubwire uru rugo rwatangiye ryari ndetse rutanga izihe serivisi. Urugo mbonezamikurire rwa Mageragere rwatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 2015. Serivisi dutanga ni nyinshi ariko zikubiye mu nkingi 5 z'ingenzi. Izo nkingi rero ziteye zitya no kuvuga ngo abana hano twakira abana ntabanje kwihuta b'imyaka 4 kugera kuri 6. Tukabaha serivisi ku bijyanye n'uburezi, haba gukangura ubwonko bw'abana. Tukabafasha ku buryo imikurire y'abakura bajijutse babasha ku buryo n'igihe bazakurira kwiga bizajya biborohera. Dutanga serivisi y'imirire aho hano ababyeyi bagira uruhare bagatanga amafu y'igikoma, bakazana n'inkwi tugatekera abana igikoma nibura kikajya kuzuza indyo yuzuye ku byo kurya babonye iwabo kugira ngo nibura babashe gukura neza. Tugira gahunda yo kwigisha ababyeyi ku bijyanye no gutanga indyo yuzuye, uko bayitegura n'uko bayitanga kugira ngo niba mu rugo bajye babikoresha nibura abana babashe gukura haba mu gihagararo ndetse no mu bwonko bigendane. Dutanga serivisi ku bijyanye n'ubuzima. Aha nibura rimwe mu kwezi umwana wese wo muri center wo mu rugo mbonezamikurire arapimwa ibiro tukareba uko ahagaze, bityo tukabashyira muri range niba umwana ajya mu cyiciro gitukura, bururu cyangwa se icyatsi kibisi, umuhondo cyangwa se icyatsi kibisi. Tugira na gahunda yo kubakingira. Iyo Minisante ifite ukuntu yapanze ikingira ry'abana, twe ntago tubasanga ku kigo nderabuzima. Abana turafata hano ahubwo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bakadusanga hano tugafatanya mu gikorwa cyo gukingira abana bo kuri center. Tutanga serivisi y'isuku. Turongera tugatanga serivisi ya 5 ijyanye n'umutekano. Nkuko natangiye mbibabwira, iki gice n'iki cyaro nibura 98 babishwaho no guhinga. Bahinga rero mu masaha ya mu gitondo hahandi bafataga abana mbere ko isidi itangira bagasiga abana mu gasozi. Nta mutekano bafite, akamusiga habonye cyangwa se akasiga mu kingeranye mu nzu. Icyo kibazo cyo urugo mbonezamikurire rwagikemuye. Hahandi umubyeyi afata umwana niba zingo kuva mu gitondo kugera saa 6 umwana bari mu rugo mbonezamikurire. Nawe aragenda agakora imirimo ye neza atekanye, akumva ko umwana hari ahantu yasigaye kandi acungiye umutekano bihagije. Twari dufite ikibazo tukajya gukora tugashaka abana aho tubasiga ntihaboneke, rimwe tukabajyana ubundi bagasigara mu rugo, waza wasanga umwana yahindutse ukundi, nta sura afite, ntiyanyweye igikoma. Ariko icyiza twabonye muri city nuko twabonye abadufasha, ababyeyi badufasha kurera abo bana, bakabamenyera igikoma, bakabamenyera icyo kunywa, bakabitaho, bakabasukura, yataha ukabona afite isuku kandi ukabona aragera no mu rugo agasuhuza abahasanze. Ubwo rero turashima rwose cyane, turashima Perezida wa Repubulika ubutwari akomeza kutugirira
nkatwe abanyarwanda. nkimara kumenya ko ahangaha habonetse urugo mbonezamikurire, nari mfite ikibazo cy'uko najyaga mu kazi umwana agasigara agenda, urabona ko duturiye uruzi, duturiye Nyabarongo, umwana akimanukira hepfo ku ruzi akajya kureba uko inyoni ziguruka hejuru y'amazi, agataha nimugoroba. Mbese ubona nta kibazo, hari ikibazo gikomeye cyane cy'ahantu umwana ari busigare. Nkimara kumenya rero ko hano hari urugo mbonezamikurire aho bahashyira abana kuri gahunda, bakamenya bakaturirira abana, nitabiriye guhita nzana umwana, ndahamugeza baramwakira. Aha turi ni muri ECD Mageragere, nkuko mubibona turi mu ishuri, turi kumwe n'abana bakaba baje kwiga. Tugiye kuganira nabo batubwire uko baba bameze iyo bari ahangaha muri ECD Mageragere. Witwa nde? Umwizerwa Joyeuse. None se hano iyo uje kwiga bakwigisha iki? Rimwe na kabiri na gatatu. Witwa nde? Amurebere. Ufite imyaka ingahe? Itanu. Iyo uje kwiga hano wiga iki? Gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Biga nk'amezi ane. None se hano wiga iki? Kwandika rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani. None se ikindi wiga ni iki? Kwiga ja, da, fa, da, ha, ra, ka, ra, ma, na, pa, ra, sa, ta. Aha ndi kumwe n'abafashamyumvire, akaba aribo birirwana n'abana umunsi ku munsi. Bagiye kutuganiriza batubwire iyo umwana akiza aba ameze gute, ndetse n'itandukanyirizo rya nyuma y'uko umwana amaze kugera muri ECD. Abana bahabwa ubumenyi hakoreshejwe binyuze mu buryo bw'imikino, akabona ikintu, niba ari ikintu runaka yiga akabona ishusho yacyo, ndetse niba ari n'igishoboka ko umuntu akibona hafi akanagikoraho akacyumviriza neza. Ibyo bimufasha kugira ubumenyi bwisumbuyeho, bikanamufasha no kuvumbura n'ibindi bishyashya. Hari nk'abana benshi bakigera muri ECD, nk'abana twirirwana mu cyumba cyanjye, wabonaga ko bakiza baritinyaga, ugasanga umwana wamubwiye ati kubara kuva kuri 1 kujya kuri 3 ugasanga n'ikibazo. Uko agenda amenyera, abona n'ibikinisho bitandukanye mu buryo butandukanye bitewe n'uko twita kuri buri mwana ukurikije n'ikigero cye, ndetse n'uko ubona mu bwenge bwe imikurire y'ubwenge bwe imeze. Bigenda bimufasha kuko umutwara ku rugero arimo, ntumuhe ibimunaniza ubwonko, bityo bigatuma noneho no mu bumenyi akura neza, akagenda agira ibintu yunguka bijyanye n'ikigero cye, ku buryo nkurikije nk'igihe tumaze dutangiye ubona ko aho bigeze umwana kumwongerera ubumenyi biroroha, kuko asa n'uwatangiye n'uwakuze, noneho bigenda byoroha, ntabwo biba bimeze nka mbere tugitangira kubakira. Baba ari abana aribwo bagicuka, hari imirimo imwe n'imwe baba badashoboye kwikorera, kumenya kwihanagura ku mazuru, kwijyana ku bwiherero no kwiyambika inkweto. Ibyo byose tugenda tubigisha buhoro buhoro bagenda babimenyera, nabo bakabasha kubyikorera. Turi muri ECD Mageragere, nkaba ndi kumwe na bamwe mu babyeyi b'abana twari turi kumwe. Tugiye kuganira batubwira icyo bimaze kugeza ku bana mbere na nyuma y'uko babazana, ndetse bagira inama bagira ababyeyi batari bitabira iyi ECD. Hari impinduka nagiye mbona zagiye zimuboneka. Yari umwana udakunda gusabana n'abandi bana, ariko ikintu nabonye cyahindutse, nk'iyavuye ku ishuri araza akansubiramo ibyo bize, nkabona mbese mu mutwe we harafungutse, nkabona hari ikintu yungutse. Amaze kuza ahangaha
nabonye agira ubusabane n'abandi bana, yakundaga kuba ari umwana wigunze, ariko ubu ngubu rwose n'umwana yaracamutse, mbona aganira n'abandi bana nta kibazo. mbere yuko nzana umwuzukuru wanjye muri uru rugo mbonezamikurire nta buzima bwiza yari afite. aho amariye arumazemo amaze kugira ikintu kinini yungutse pe. yari wa mwana ucecetse pe, none ubu yarafungutse aravuga, uramubaza akavuga, nta suku yagiraga, ntabwiraga karaba intoki, wagomba kumukarabya, none ubu asigaye yikarabye n'isabune, mbese yungutse byinshi. nabonye impinduka nyinshi z'umwana agira isuku, kuko ahangaha biga isuku, usanga nanjye muhira anyigisha isuku, kuko yambwira ngo ngomba kumanza nkakaraba intoki, mbona ko ari ibintu yakuye ahangaha, noneho nkumva nishimira rero icyo kintu, kuko ni impinduka ikomeye cyane. noneho no mu bwonko ubona umwana aza asuhuza, afite ikinyabupfura, nta kigira amagambo bya bitutse abana bagira by'urukozasoni byarashize, nta wagira ngo ntiyanabyigeze. umwana yabaga mu rugo adakaraba, umwana yabaga mu rugo atabazi kwijyana no ku musarani, umwana yabaga mu rugo, umwana atazi gusuhuza abandi bantu, umuntu yaza akamufata uko abona. ariko ubu ngubu turashima ko yagiye mu mibereho myiza, akajyana n'abandi ku bintu. umuntu yaje mu rugo ahita amusuhuza, akamwakira, akabona ko nawe ari umunyarwanda. twubake umuryango nyarwanda. inama nagira umuntu w'umubyeyi utarazana umwana muri site, namushishikariza kugira ngo nawe ahazane umwana, arebe ikintu abana bahari bamurushije. inama nagira abandi babyeyi, nabashishikariza ko nabo bafata abana babo bakabajyana mu marerero, bakabashyira bariya ababyeyi bashinzwe kurera abana, nabo bakabaha imyumvire myiza, bagakura abana babo mu mihanda. numva nanjye ku mutima wanjye nashishikariza abandi babyeyi bafite abana imuhira ko bagomba kubazana, bibaye ngombwa habayeho n'itegeko bakabazana, kuko abana babo barahomba cyane. inama nagira ababyeyi ni ukugira ngo nibura mu biganiro dutanga hano, dutanga rimwe mu kwezi, twita parenting session, tuganira n'ababyeyi ku bintu byinshi bitandukanye, birimo kwirinda indwara z'ibyorezo, birimo kuringaniza urubyaro, kwita ku mwana kuva akisamwa kugera nibura ageze ku myaka 2 ibanza, ariko tugakomeza tukababwira n'uko umuntu akomeza kumwitaho kugeza ku myaka 6. ibyo biganiro tutitaye ko umubyeyi afite umwana hano mu rugo mbonezamikurire, n'uwari wese tumushishikariza kuba yazamo akajya yitabira ibyo biganiro, kuko ibivugirwamo aba ari ingenzi kandi buri mubyeyi byamufasha. mwakoze kurikira ikiganiro cyari kijyanye n'urugo mbonezamikurire, tukaba twari turi muri ICD Mageragere. mwari kumwe nanjye Latifa Bantegeye, mugire ibihe byiza. abana muvuge bye. twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.